Mu gice giheruka inkuru yari igezeho ibintu bitangiye gufata indi sura. Tia, Kini na Zavashi bari bahuye batangira kugirana ikiganiro cyiza ariko cyari kirimo amabanga yishe inyuma cyane cyane ku bijyanye n'iyo mpeta Zavashi yari afite. Zavashi yasobanuye ko yayihawe na nyina akiri muto atazi neza aho yayikuye, ibintu byatumye Kini arushaho gushidikanya kuko arazi neza ko iyo mpeta ari ikimenyetso gikomeye cy'ubwami. Nubwo Tia yishimiraga kubona Kini asa n'utangiye kwakira Zavashi, mu by'ukuri Kini yari amaze gufata undi mwanzuro mu mutima we wo gushaka uburyo yakuraho umusore bucece. Mu minsi yakurikiyeho ibintu byagaragaraga nk'ibisubiye ku murongo, ariko mu mutima wa Kini nta cyari gisanzwe. Yakomeje kwegera Tia no kumuherekeza kwa Zavashi, akamuganiriza mu buryo bwiza atuje, amwereka ko nta kibazo gifite kuri uwo musore. Yaramusekeraga, akamutega amatwi ndetse rimwe na rimwe akamubwira amagambo amuha icyizere ko azashaka uburyo bwo kumufasha mu kibazo cye cyo gushyingirwa. Tia nawe kubera ko yamubonaga nk'uwahindutse, ariko uruhande rwe yarushagaho kumwizera no kumubwira ibiri mu mutima we byose, atazi ko inyuma y'ibyo byose hari umugambi ufite ubukana. Ariko mu ibanga rikomeye Kini yaramaze gufata icyemezo kidasubirwaho. Yarazi neza ko igihe kigenda gihita, ko igikomangoma Dasi kizaza, kandi ko ibintu nibikomeza bityo bishobora kuzateza ikibazo gikomeye mu bwami. Ntiyashakaga ko umushumba akomeza kwegera mushiki we, cyangwa ngo umunsi umwe ukuri kumpeta kuzagere ku mwami mbere y'uko babigenzura. Yari yabonye inzira imwe gusa yo gukuraho Zavashi burundu mu buryo butazigera bumenyekana. Ijoro rimwe igihe ibintu byari bimeze neza mu ngoro, Kini yahamagaye umurinzi we wizerwaga cyane, akaba yaritwaga Bari. Yamusanze mu bwihisho kure y'abandi aho nabashoboraga kubumva. Bari yarasanzwe azi ko iyo bamuhamagaye muri ubwo buryo haba hari ikintu gikomeye cyane kigiye kuvugwa. Kini yamaze akanya amureba asa n'uri gushaka amagambo akwiriye yakoresha, ariko mu by'ukuri yari gutekereza neza uko amubwira umugambi we atamuhaye umwanya wo kushidikanyaho. Mu ijwi rituje ariko ririmo gutegeka, yamusobanurira ko ari umuntu ugomba gukurwaho, ko uwo muntu atagomba gusigara ari muzima, kandi ko ibyo byose bigomba gukorwa mu ibanga rikomeye cyane. Bari ntiyigeze abaza byinshi, yari umurinzi watojwe kumvira atari uwo kujya impaka. Ariko mu maso he Kini yarahabonye, abona ko agize ubwoba bw'icyo yari asabwe. Kini yamusobanuriye neza uwo Zavashi ari we, ati ni umushumba uragira mu misozi hafi y'ibwami. Yarakomeje amubwira ko atari umuntu usanzwe nk'uko asa, ko ashobora guteza ibibazo bikomeye mu gihe kiri imbere, ndetse yanamusabye kwitonda kuko yakekaga ko Zavashi ashobora kuba ari umuntu watojwe. Yamuhaye amabwiriza arambuye adaciye ku ruhande, ati ugomba kumucunga neza, ukamenya igihe azasubirira mu rwuri nyuma y'icyumweru, ukamubona ari wenyine ari kure y'abantu. Uzamurasa umwambi utazatuma asakuza, umwice vuba, hanyuma umusake urebe niba hari icyo afite cy'agaciro, by'umwihariko impeta yambara mu ijosi. Iyo mpeta Kini ntiyayivuze nk'ikintu gisanzwe, ahubwo yayivuze nk'ikintu kigomba kuboneka uko byagenda kose. Bari yumvise mu mabwiriza yose ayemera atazuyaje. Ubundi se yari gukora iki? Yari gutusha agatabihakana, Kini akamunogoramo ijisho, yari kumukoraho iyo kotsa. Yari azi ko ari inshingano idasanzwe, ariko ntiyari kubyanga. Ubuzima bwe n'icyubahiro cye byashingiraga ku kumvira Kini niwe yakoreraga, yari umurinzi we. Bamaze gutandukana, Kini yasigaye wenyine acecetse. Ntiyagaragazaga ubwoba, ariko mu mutima we hari ibintu byinshi bimurimo. Yiyibukije ko ibyo ari gukora ari kubw'ubwami, ku bw'ejo hazaza h'umuryango we no kwisezerana rero ahaye Dasi. Yagerageje kwikuramo igitekerezo cy'uko ari kwica umuntu utaramugiriye nabi, yiyumvisha ko ari ugukumira ikibazo kitaravuka. Bukeye bwaho yasubiye kureba Tia nk'ibisanzwe, amusekera, aramuganiriza, amwereka urukundo rwa kivandimwe nk'uko byari bisanzwe. Ariko inyuma y'ayo magambo meza, inyuma y'iyo nseko nziza no kumwereka ko ari we muntu akunda cyane, hari umugambi wari wamaze gufata umurongo, umugambi wagombaga kurangira amaraso asesekaye ku misozi, nta n'umwe uzi uko bigenze, kandi Kini akarushaho kuba umwere imbere ya Tia. Ubwo muri icyo cyumweru Zavashi yari yibereye mu karuhuko. Yamaze iminsi mu rugo, akomeza kugenda akira buhoro buhoro. Erega n'undi nta nubwo byari birenze, nuko gusa umukire wamukoreshaga yumvaga ko amwohereje mu misozi ngo agiye kuragira, kandi atarakira neza bishobora kumukoraho mu gihe abana b'umwami ari inshuti ze. Yatekerezaga ko babirakariramo. Nubwo igikomere kitari kirenze, gusa kitarakira neza, umutima wari utuje kurushaho, cyane cyane bitewe n'uko Tia yakomezaga kumusura. Buri munsi yarazaga, rimwe na rimwe akaza azanye na Kini, bakicara hafi ye bakamuganiriza, bakamwereka ko atari wenyine. Ku ruhande rwa Tia, ibyo bihe byari byuzuyemo ibyishimo bidasanzwe. Yabonaga Zavashi agenda akira, akamwenyura, kandi akamuvugisha, bikamwuzuza umutima. Yaramaze kumwiyumvamo ku buryo atari gushidikanya ku byo yiyumvagamo. Ariko ntiyarazi ko ayo masaha yose yamaraga hafi ye yishimye, umusaza we yabaraga mu buryo butandukanye rwose. Kini nubwo yigaragazaga nk'uwishyize hamwe nabo, mu mutima we arimo kubara iminsi isigaye. Yarazi neza ko igihe Zavashi azasubira mu rwuri aricyo kizaba igihe gikwiriye cyo gushyira mu bikorwa umugambi we. Yagiraga igitekerezo cy'uko ibyo ari gukora ari ubuhemu, ariko nanone akishyiramo ko agomba kwirinda ibintu by'amarangamutima. Muri indi joro Bari yongeye kwegeraho Kini yari ari mu bwihisho nk'uko byari bisanzwe. Nta magambo menshi bavuganye kuko ibyo bagombaga gukora byari byaramaze kumvikana neza.
Kini yamwibukije ko igihe cyari kigeze ko Zavashi azasubira mu musozi vuba kandi ko atagomba gukora ikosa na rimwe. Ijwi rye ryari rituje kuko birindaga gusakuza, ariko rikomeye kurusha mbere, nk'uwamaze gufata icyemezo kidashobora gusubirwaho. Ni kwa kundi umuntu akongorera ariko ukumva ko avuze cyane bitewe n'imbaraga ari gukoresha. Bukeye bwaho Zavashi yumvise afite imbaraga zihagije zo gusubira ku murimo. Yafashe inkoni ye, yambara ikanzu ye, yashyize ya mpeta mu mufuka w'iyo kanzu, ayifata nk'ikintu cyo kumurinda no gutuma atuza mu mutima we nubwo atarazi impamvu. Yasohotse ajya mu misozi asubira aho yari asanzwe aragirira. Mu kirere izuba ryari riri hejuru, ibintu bisa nk'ibisanzwe nk'indi minsi yose. Amatungo yagendaga asimbagurika, udutama turwana, uduhene dupikurana imitwe, yongera kumwenyura. Ubundi iyo yabaga ari mu binani yakundaga kwirebera ihene ziri gukindagurana, akishimira kubona utwana tw'intama turwana, bikamubera nk'uri kwirebera umukino runaka mu kibuga kigari, wenda nk'ukuntu yajya muri arena. Ariko kure yaho mu bwihisho hari amaso yamurebaga nta kumuvaho. Bari yari amaze kuhagera kare cyane, amucunga kuva akigera mu rwuri. Yaracecetse adahumeka cyane, amaso yakurikira buri ntambwe ya Zavashi. Mu ntoki ze yarafashe umuheto n'umwambi uteguye neza. Aho hantu Bari yari yihishe hari amabuye manini yararunze mu buryo budasanzwe, asa n'aharunzwe bari gushyingura umuntu runaka, dore ko umuntu yapfaga bakamushyingura hasi, hejuru bakarundaho amabuye menshi cyane. Noneho hari ibitare birebire, kimwe n'uko na Zavashi yabaga yigaramiye ku rutare mu gihe yabaga aragiye. Ayo mabuye yameraga nk'urukuta ruto rwatumaga uwihishe inyuma atagaragara. Hagati y'ayo mabuye harimo ibyatsi birebire. Haraguru yayo gato hari ibiti birebire cyane byari bifite amashami yateraga igicucu kinini, bigatuma izuba ritagera hasi neza. Umuyaga wahuhaga gake ugatuma amababi n'amashami binyeganyega, bigatanga amajwi make yashoboraga gutuma umuntu wihisha anakurura gake gake, uwo hepfo ntamwumve ku buryo atashoboraga kumenya ko hari umuntu umucunga. Zavashi ntiyarazi neza ko uwo munsi we yatekerezaga nk'umunsi wo gusubira mu buzima busanzwe, ari wo wagiye gutuma ubuzima bwe buhinduka burundu. Igitangaje kuri ayo manywa, Tia na Kini baje mu misozi nk'uko byari bisanzwe muri iyo minsi. Zavashi yabakiriye amwenyura, afite bya byishimo by'imbere. Yumvaga yishimye pe, yumvaga amaze kugira inshuti zikomeye, ariko nawe ntiyumvishe neza icyo ari cyo, ku buryo cyari gutuma abantu b'umwami bamwishimira bigezaho. Bamubajije uko ameze, ababwira ko ameze neza, bamuha imbuto bari bakuye ibwami, bazimaze bajya hepfo mu nkeri barazisoroma barazirya. Nyuma batangira kwiruka inyuma y'utwana tw'intama. Tia aseka nk'uwibagiwe ibyari bimuremereye byose, mu gihe Kini nawe yigiraga nk'uwishimiye ibyo bihe, agerageza kugaragaza umutima mwiza kurushaho. Nubwo yari umusore, ari umwana watojwe kurwana, ari igikomangoma cyuzuye, nawe rwose yarishimye, agakina n'intama, akajya mu mapira, ubona yigishije bugufi yishyize ku rwego rwa Zavashi. Ariko mu by'ukuri mu mutima wa Kini yarazi neza ko hari amaso ari kubarebera kure, ko umugambi wari uri hafi gushyirwa mu bikorwa. Ntiyigeze abigaragaza, ahubwo arushijeho kuba hafi ya mushiki we, amusekera, amuganiriza, amwereka ko nta kintu na kimwe cyatuma atagera ku nzira y'ibyishimo bye. Byari nko gushaka kumusigira ishusho ya nyuma kuri Zavashi, kandi agamije no gutuma atazigera amukeka. Yari yaje bari kumwe, yaramufashije kumusura mu cyumweru cyose yamaze arwaye. Nta kuntu Tia rero yari kumukeka ko ari we wishe inyuma y'umugambi wo kumwica. Yifuzaga ko Zavashi napfa azagenda akarirana na Tia ntamenye icyabaye. Hejuru yabo muri bwa bwihisho bw'amabuye n'ibiti, Bari yarakomeje kubareba acecetse. Yari amaze kubona ko uwo munsi Zavashi atari wenyine, kandi ko igikomangoma kiri kumwe nawe. Ntiyashoboraga kurasa muri ayo masaha kuko byari gutuma umugambi ugaragara. Yahisemo gutegereza, ategereje igihe cyiza. Igihe cyakomeje kugenda gishira, izuba rigenda rigera igihe cyo kurenga, ahagana mu masaha 10:10. Tia atabizi na gato yakomeje kwishimira uwo munsi. Kini yahise asezera, avuga ko ari byiza gutakara uwo munsi. Yabwiye Zavashi ati, uzi ko mwami atazi neza ko tuba twaje kukureba. Arabizi ko Tia aza mu misozi rimwe na rimwe, ariko ntabwo azi niba haza buri munsi. Noneho nta nubwo azi ko muri iyi minsi tuba turi kumwe. Reka tugende. Tia ntigeze abyibazaho cyane kuko aramaze kubona ko umusaza wasa n'umushyigikiye kurushaho. Kandi Zavashi yarabyishimiye, arabasezera, asigara amwenyura. Batandukanye na Zavashi basubira inyuma, bamusiga mu rwuri asa n'uri wenyine nk'uko byari bisanzwe. Ariko nawe yiteguraga gutaha, nuko atari amasaha ya nyayo. Izuba ryari ritangiye kugana inyuma y'imisozi ya kure, riri kurenga, ikirere cyajemo ibara ry'umuhondo, rimwe biti rya kibera inka. Zavashi yarasigaye wenyine, agenda azenguruka amatungo ye, ajya kusanya kugira ngo ayacyure. Ruguru hahandi mu bwihisho, Bari yarabonye ko igihe ategereje kigeze. Nta kindi cyari gisigaye cyo kumubangamira. Noneho yaratuje, yahumbika gake, yitsa umutima, afata umuheto we neza, ashyiramo umwambi. Amaso yari yashyize ku ntego y'umunsi imwe gusa, ariyo Zavashi. Yagombaga kurasa ku ntego, nta guhubuka, akarasa mu cyico, ku buryo Zavashi ataranateraguza cyangwa ngo abone umwanya wo gutabaza. Niyifuzaga ko aramukubita umwambi ngo narangiza arwane n'umutima. Yashakaga guhita amuhura, izo mbaraga ntazi kuzibona. Yamukurikiranye akanya gato, ategereza ko ahagarara neza, ko yitandukanya n'amatungo ku buryo umwambi utarahura n'ikindi kintu kikawutangira. Igihe Zavashi yarahagaze ku ruhande gato, asa n'uri kureba intama nto yari gucumbagira, nibwo Bari yarekuye umwambi.
umwambi waciye mu kirere ugera kuri Zavashi umutunguye, nta no kumuha umwanya wo kuwuhunga. Wamufashe mu ruhande hafi y'urutugu, umunaga hasi n'imbaraga nyinshi. Yikubise hasi, inkoni yari afite igwa ku ruhande, amatungo yatangira kwiruka afite ubwoba. Zavashi nahise asobanukirwa ibimubayeho, yahise ajya kure cyane mu bitekerezo. Yagerageje kwihagararaho, ariko ububabare bugera mu mubiri wose, amaraso atangira kududubiza. Yagerageje kureba hirya no hino, ariko ntiyabona uwari umurashe. Mu bwihisho bwe, Bari yakomeje kumwitegereza, ategereje ko ahera burundu. Abonye ko atari kwigaragura, yihutiye kuva aho yari yihishe, yambaye ibintu mu maso ku buryo n'umuntu wari kumureba atari kumenya uwo ari we. Amanuka yitonze aza aho Zavashi yari aryamye atari guteraguza. Yamugize aramureba, abona amaraso ari menshi kandi abona umubiri utagifite imbaraga. Mu maso ha Zavashi yari ameze nk'aho umuntu wageze iyo ajya nta kwinyeganyeza, kuko ntiyaragishoboye kuvuga. Yatangiye kumusaka ashakisha cya kintu cy'ingenzi yari yatumwe, aricyo ya mpeta. Yamukoze ku ijosi, ku maboko, mu mifuka y'imyenda, ariko ntiyabona icyo yashakaga. Yongeye gushakisha neza, arihanga ntamara umwanya, ariko impeta ntiyari ihari. Yahagaze akanya gato atangira kugira urujijo. Yari yizeye ko arayimusangana, ariko ntiyarayambaye. Nubwo atariyibonye, Bari yahinduye umugambi we. Yafashe Zavashi wari umaze gucika intege burundu, amukurura amujyana ku ruhande rw'umukingo wari hafi aho. Atazuyaje yaramurekuye, aramunaga agwa hasi. Yamanutse hepfo, areba uko umwambi wari umwishinzemo, ahita awuvuna, igice kirimo icyuma kimusigaramo. Yajugunye igicimbu cyo hejuru kure, amusiga harigendera. Zavashi ntiyaragikoma. Bari yahise ahindukira, agenda yihuta asubira inyuma, azi ko yakoze ibyo yasabwe. Mu mutima we, Zavashi yari yamaze gupfa. Ikibazo nuko impeta atarayibonye, gusa icy'ingenzi kwari ukumuhereza impeta yashaka ikarorera. Icyakora nubwo yaragiye, umwijima utangiye kuza, muri ayo maraso y'umunsi w'umukingo, ubuzima bwa Zavashi nibwo bwari bwahagaze burundu. Yarakiri guhumeka buhoro buhoro, gusa yarageze hagati y'urupfu n'ubuzima. Ntiyarazi niba azongera kubona izuba ryo ku munsi ukurikira. Nubwo impeta yarayibuze, Zavashi yaracyifite. Uwo munsi ntiyari yayambaye nk'uko byari bisanzwe. Yari yayikuye mu ijosi, yarayifata yishyira mu kantu gato yari yarikoreye ubwe, akantu k'uruhu rw'inyamaswa yari yarakozemo agafuka gato, akagashyira imbere mu ikanzu ye hafi cyane n'umutima. Yayihishe neza ku buryo n'uwamureba atari kuyibona, kuko yari yamaze kumva ko iyo mpeta ishobora gutuma abantu bamwigiraho inshuti, wenda bagamije kuyimwambura. Kandi we iyo mpeta yumvaga ari nka nyina wabaga uri kumwe nawe. Ntiyarazi neza impamvu, kuko yari yarabonye ko Kini yayitegereje cyane, bigatuma yitinya mu buryo atarasobanukiwe neza nawe yatangiye kubona ko buryo ashobora kuba afite ikintu cy'agaciro kurusha uko yabitekerezaga, mu gihe n'umwana w'umwami yaratangiye kwifuza iyo mpeta ye. Muri uwo mwijima wo hasi y'umukingo, Zavashi yararyamye mu maraso, umubiri we wose wanegekaye. Umwuka wari usigaye mu bihaha bye wari muke cyane, ariko ntiwari wahagaze. Rimwe na rimwe yageragezaga guhumeka cyane, ariko ububabare bukamubana bwinshi. Amaraso yakomezaga gutemba, kuzura hasi aho yari aryamye. Gusa igisongo cyari kikimurimo kitasohotsemo, bigatuma amaraso adahita amushiramo ako kanya. Ubundi iyo kiba kitarimo, yari kuvamo akadudubiza akamushiramo yose. Hejuru amatungo yari asigaye atatanye, ariko ntiyigeze ajya kure. Intama zimwe zasubiraga hafi ye, zigahagarara iruhande rwe nk'aho zizi ko hari ikitagenda neza. Zimwe zegereye hafi y'aho yaguye, zitangira kumuzenguruka buhoro, zimwe zikamukozaho amazuru nk'aho zishaka kumuhumuriza. Gusa nanone kubera umwijima w'ijoro, zatangiye gusakuza cyane. Nta muntu wari uhari, nta n'uwari uzi ibyabaye. Ariko mu rugo rw'uwo mukire yakoreraga, bari bamutegereje. Umukire abonye yatinze, ajya guhamagara wa mushumba wundi, amwohereza kureba impamvu amatungo yatinze gutaha. Akigera mu misozi, yabonye intama n'ihene zitatanye, izindi zahagaze hamwe, yumva agize ubwo bataranamenya icyabaye. Yageze aho zari ziri, maze abona Zavashi aryamye hasi mu maraso atanyeganyega. Yahise ashiduka areba inyuma kubera ubwoba, umutima utera cyane. Mu kanya gato yibwiye ko yapfuye, ariko amaze kumwegera neza, yumvise agihumeka buhoro cyane. Yafashe icyemezo cyo kumuterura nubwo byari bigoye. Yamushyize ku mugongo atangira kumukura muri uwo mukingo. Zavashi ameze nabi, ameze nk'uwagubanye, ari gutemba, ku buryo uwo musore yabanje gushidikanya niba ashobora kumugeza mu rugo, akamugezayo wenyine. Yabanje kureba amatungo yari atatanye, yibaza niba yarashobora kuyacyura cyangwa agatabara ubuzima bw'umuntu gusa akayihorera. Ntiyatinze gutekereza, yahisemo kubanza kurokora Zavashi. Yiyambuye umwenda wo hejuru, awuzingira hafi y'igikomere iruhande rw'igisongo gake gake kugira ngo agabanye amaraso, hanyuma amutwara ku mugongo amufashe neza kugira ngo atagwa. Yatangiye kuzamuka umukingo buhoro buhoro, buri ntambwe iri kumugora. Ibirenge bye byanyiriye mu maraso ashaka kumutura hasi, ariko arihangana ntiyagwa. Amatungo yarayasize, ariko ataragera kure, amatungo make atangira kumukurikira, akagenda anyura ahanyuze, aza inyuma ye nk'aho akurikiye nyirayo. N'andi yose yabonye agiye imbere arakurikira. Mu mutima we ibitekerezo byari byinshi. Yibaza guhaba yakoze ibyo, akibaza impamvu umuntu yatera umwamba umushumba utagize icyo atwaye. Byamuyobeye kurushaho kuko nta matungo yari yibwe, nta n'ikindi cyari cyahindutse usibye uwo musore wari uri ku mugongo we. Yatangiye no gutekereza niba Zavashi atari uwo basanzwe bazi koko, niba atari umuntu ufite amateka atavugwa, kuko atibazaga icyatuma abantu bamuhiga. Nanone yagize ubwoba, aribaza ati cyangwa ntange bashobora kundasa.
Ibyo byatumye akomeza inzira agenda yihuta uko ashoboye nubwo umubiri wari utangiye kunanirwa bitewe no gutwara icyo gisore. Zavashi yari umusore uretse ko nyine yari yananiwe, ariko mu buzima busanzwe nawe yari umusore. Rimwe na rimwe umushumba yahagararaga akanya gato akumva niba Zavashi agihumeka, yakumva umwuka mucyo ugihari agahita yongera kugira imbaraga. Mu ngoro ho ibintu byari bimeze neza. Mu cyumba cyihariye Kin yari yicaye acecetse ari gutekereza kure, ategereje amakuru yarazi neza akaza kugera kuri we. Ntibyatinze Bari yinjiye yitonze yunama nk'uko byari bisanzwe mu cyubahiro, mu maso ye bigaragara ko akoze ikintu gikomeye. Yarananiwe gato, imyenda imeze nk'iy'umuntu nyine wahoze aryamye ahantu arekerereje nk'umuntu wanyuze ahantu hadasanzwe. Yahagaze imbere ya Kin arikoroza aceceka akanya gato nk'ushaka kubanza gutunganya amagambo kugira ngo aze kuvuga ibintu byumvikana. Amaherezo yamubwiye ko ibintu byagenze, amubwira ko igikorwa cyakozwe, ko umusore yamurashe akamurekera mu musozi atagishoboye no kunyeganyega. Yamwemeje ko Zavashi atakiri muzima, gusa abwira Kin ko impeta atayibonye. Ibyo bivuze atuje, ariko abizi neza ko aricyo kintu cyane ingenzi kurusha ibindi byose. Yasobanuye ko yamusatse hose, uko yamurebye mu ijosi, mu maboko no mu myenda, ariko ndagire n'ikimenyetso cy'iyo mpeta yigera abona. Yongeye ko bishoboka ko atari yambaye uwo munsi, cyangwa se akaba yihishe ahantu hatagaragara. Kin yanze kumwereka karake cyangwa ko yishimye. Igice cy'ingenzi cy'umugambi cyari cyagezweho, ariko ako kanya yanatekereje ko impeta itabonetse ari ikindi kibazo gikomeye kurushaho. Mu mutima yagerageje kwiyumvisha ko ibintu birangiye, ariko nanone akumva hari ikintu gikomeye ataramenya kiri hafi kugaragara. Yumvaga mbese n'ibintu biri kwivanga. Ku ruhande rumwe yumvaga ko hari ikibazo gikomeye amaze kuvaho, ariko ku rundi ruhande kuba impeta itabonetse bigatuma yumva hari ibanga rikomeye nyine ritarasobanuka. Mu mutima we amahoro ntiyari yuzuye neza. Yasabye Bari kuba agiye akamusiga wenyine. Bari yongeye kumwunamira agenda yishimiye mu mutima we ko nibura atamusakurije kubwo kuba atazanye impeta. Muri uwo mwanya Kin yahise ajya kuruhuka nk'abandi. Yafashe inzira agana aho mushiki we yari ari, ashaka kumubona, kumuganiriza no kugenzura uko ameze. Yamusanze mu cyumba cye baricarana baganira ku buryo busanzwe nk'abavandimwe, ariko inyuma y'ayo magambo asanzwe Kin yari afite indi ntego yo kugerageza kumenya niba umutima watiwe ukiri kuri Zavashi no gushaka kuba ari kumwe nawe, ngo ataza no gukeka ko wenda mu kwicwa kwe hari uruhare Kin yaba yabigizemo. Yamusanze mu cyumba baricara baganira mu buryo busanzwe nk'abavandimwe, ariko inyuma y'ayo magambo asanzwe Kin yari afite indi ntego. We yashakaga kwiyereka Tia ngo abone ko muri ayo masaha nyine yari ahari ari mu ngoro n'ahantu yagiye, kugira ngo naza no kumva ko Zavashi yapfuye muri ayo masaha amenye ko nyine we ntawe yari yagiye. Yifuzaga ko ataza no kumukeka. Ikiganiro cyabo cyari gisanzwe. Kin ntiyigeze agaragaza icyo yaramaze gukora, ahubwo yakomeje kumwereka ko amwitayeho nk'uko byari bisanzwe. Igihe cyarageze baratandukana, buri wese ajya kuruhuka. Mu gitondo izuba rimaze kurasa, Kin yagiye kureba Tia amusaba ko bajyana mu misozi. Aramubwira ati tugende turebe uko Zavashi ameze, nanjye yewe uriya musore nsigaye mukumbura, nsigaye mwishimira rwose, ngwino twigendere. Hari ahantu ninaheza nk'uko wabivuze, tujye gutembera, n'ubundi umwami yakwemereye kujyayo, nanjye nyine kuruhura mu mutwe, mfite byinshi biba binanije. Tugende, uriya musore nabonye nubwo abacecetse ariko atangiye kwishima, tugende rwose. Tia ntiyaje kubyemera. Kuri we yari amahirwe yo kongera gusubira aho yahuriraga na Zavashi uyikundiraga, kandi yarabizi neza ko barahamusanga. Bafashe inzira bajyana n'abarinzi bake, banyura mu nzira zari zisanzwe zibagezayo. Uko begerezaga kuhagera, umutima wa Tia watangiye gutera cyane, atazi niba aza kumubona cyangwa niba hari ikindi kintu cyabaye. Kuko bagezeyo ntibabonye uwo bashakaga, ahubwo bahasanze undi mushumba. Yarabitegereje, abonye Kin na Tia ahita yigira neza, agaragaza ko abaye icyubahiro, ariko yari afite n'ubwoba bwinshi. Tia niwe wabanje kugira amatsiko, yihutira kubaza aho Zavashi ari. Uwo mushumba yabanje kubareba bombi, asa n'uwikanze n'utinya kuvuga, ariko abonye ko bari bamuteze amatwi ahitamo kubasobanurira. Yababwiye ko ku mugoroba washize Zavashi yatinze kugaruka mu rugo, bigatuma bamwohereza kumureba. Ageze mu misozi ngo yasanze amatungo atatanye andahagaze hamwe, maze akomeza gushakisha kugeza abonye Zavashi aryamye mu maraso munsi y'umukingo. Yarakomeje ati nagize ngo yapfuye, ariko maze kumwegera numva agihumeka buhoro cyane. Yakomeje kubasobanurira ko yamuteruye nubwo byari bigoye, akamukura muri uwo mukingo akamujyana kwa sebuja kugira ngo bamufashe. Yanongera ababwira ati bamuhaye ubufasha bw'ibanze, bagerageza guhagarika amaraso, bamwitaho uko bashoboye, ndetse batumiza n'abaganga, ariko yarameze nabi cyane, ubuzima bwe bumeze nk'uburi hagati y'urupfu n'ubuzima. Kugeza ubu ngubu aracyahumeka kandi ntaragarura imbaraga. Wenda buri wese akomeje kwizera ko atazapfa nubwo bigoye kubyemeza. Ayo magambo akimara kuyavuga, mu maso hati hahise huzura agahinda n'ubwoba, umutima utera usakuza cyane ku buryo Kin yumva gusakuza kumva uri kumuvugira mu matwi. Ku rundi ruhande Kin wahise aceceka gato kuko atari yiteze kumva ko akiri muzima. Yaba Tia na Kin bose bari bababaye. Tia nyine yarababajwe nuko yarashwe, Kin yababajwe nuko atapfuye, ariko agahinda kabo byagaragaraga nkaho kangana. Kin yitegereje umushumba neza, ashaka kumenya niba hari ikindi kintu kirenze kuri ibyo yaramaze kubabwira azi, maze amubaza icyo atekereza kuba yagiriye nabi Zavashi n'impamvu yaba yabimuteye. Uwo mushumba yikije umutima, agaragaza ko nawe byamuyobeye.
yasobanuye ko ibyo yabonye byose byerekana ko atari impanuka kuko Zavashi yari yarashwe umwambi uvuye kure. Yongeye ati igitangaje ni uko igice cy'uwo mwambi kiriho icyuma cyamusigayemo imbere kikamugumamo. Icyo nicyo nk'uko abaganga babivuze cyatumye amaraso atamushiramo ako kanya kuko cyafunze aho yari yakomerekejwe kikamubuza gupfa vuba. Namugejeje kwa databuja, abaganga bahita bagerageza kumufasha bamukuramo icyo gice cyari cyamwinjiyemo bitonze cyane kugira ngo batamwongerera ububabare. Nubwo byari bigoye cyane babashije kugikuramo bamuhagarikira amaraso bagerageza kumugarura ubuzima buhoro buhoro. Kugeza ubu ngubu Zavashi aracyahumeka, nicyo kintu cyo kwishimira. Nubwo ari mu kaga gakomeye ashobora no gupfa wenda ntawamenya, ariko nta muntu n'umwe uzi uwaba wakoze ibyo kuko nta kintu cyibwe, nta n'ikindi kintu cyagaragaye cyerekana impamvu yabyo. Ahubwo abantu bari kwibaza ninde bafitanye ikibazo. Ni umuntu witondaga, twese turabizi ko yitonda, ntabwo turi kumva nyine ikibazo cyaba cyabayeho umuntu bashwanye kugira ubwo apanga no kumwica. Ikindi nanone ntituri kumva ukuntu baza bakagambirira umushumba niba twari n'itungo na rimwe, amatungo yose aruzuye pe nta n'ibyakomeretse. Kini ntiyongeye gutinda, yafashe Tia amwereka ko bagomba kwihuta, bafata inzira igana aho Zavashi yari ari kuvurirwa. Bari kumwe n'abarinzi babo babiri bagenda badahagarara. Bageze ku rugo rw'uwo mukire Zavashi yakoreraga, uwo mugabo yarababonye agira icyizere nubwo bicyarimwe. Yihutiye kubasanganira bagaragariza icyubahiro gikwiriye, ariko mu maso harimo impungenge nk'umuntu wibaza niba hari icyo ashobora gushinjwa. Ariko nanone kuba yari yashoboye gushakira Zavashi abaganga no kumwitaho byamuhaye agahenge gato mu mutima. Ubundi we yaravugaga ati umwana uziranye n'abantu b'ibwami baravuga yuko ari bamugambaniye se, baravuga ko ari bashatse kumwica. Ibyo byamuteraga ubwoba n'impungenge, ariko nanone akavuga ati nagerageje, namushakiye abaganga bari kumuvura, nibabona ko bari kumuvura kandi ko wenda ashobora gukira biratuma batumva ko hari uruhare nawe mbifitemo kandi nta rugope. Yahise abinjiza mu nzu abereka ahari. Imbere Zavashi yari aryamye, umubiri ufite intege nke bikomeye. Igitambaro cyari gipfutse igikomere cye cyari cyuzeho ibara ry'amaraso, umwuka uri kugenda gahoro gahoro. Tia kimubona yahise ahagarara, umutima ushengurwa n'ibyo yari abonye, mu gihe Kini we yarebaga ibyo byose atuje, ababajwe no kuba akiri muzima. Tia yegereye uburiri, amaso yaguma kuri Zavashi amwitegereza nk'uri gutinya kumubura. Zavashi ntiyaragishoboye kuvuga, ariko amaso ye yarakanuye ari kureba nk'ushaka kuvuga byinshi atabasha gusohora mu magambo ye. Kini nawe yaramwegereye amwitegereza cyane mu buryo bwitondewe, asuzuma uko ameze ariko nta jambo ari kuvuga. Icyari kiri kugaragara ni uko ubuzima bwa Zavashi bwari bumeze nk'aho uri ku kagozi gatoya cyane ku buryo kashoboraga gucika. Kini we yashakishaga ngo arebe ko nta mpeta yambaye, n'ubundi iyo kanzu niyo yari acyambaye ntabwo yari yigeze ayikuramo. Bahise bahindukira babaza uwo mukire wari uhagaze hafi niba hari icyizere ko azakira. Uwo mugabo yabanje guhumeka cyane asa n'ugizemo ubwoba, ashakisha amagambo yo kubabwira, hanyuma basubiza atuje ko abaganga bari gukora ibishoboka byose, ariko kuko uri guhari ariko nta muntu uzi neza 100% n'ibyo bari gukora biratanga umusaruro wuzuye. Yarababwiye ati ni ukwiringira gusa, ni ukugira ibyiringiro tukizera ko arakira, ariko igikomere cyo kirakomeye cyane namwe murabibona. Tia yumvise umutima uremerewe kurushaho, yarebye Zavashi amaso yuzuramo amarira ariko ntiyemera ko asohoka, gusa ntiyagira icyo avuga. Mu mutima yumvaga ashaka kuguma ku ruhande rwe akamuba hafi kugeza akangutse cyangwa akize, ariko nanone yakumva ko nta kintu ashobora gukora uretse kumureba gusa, ibyo bikamubabaza kurushaho. We yanibazaga mu mutima impamvu batari bamukuyemo iyo kanzu kandi yari iriho amaraso. Yumvaga bakabaye bayimukuyemo bakayishyira ku ruhande bakamwambika indi nziza. Amaherezo Kini yamufashe ukuboko amwereka ko bagomba kugenda. Basohotse mu nzu, mbere yo kugenda babwira uwo mukire ko baragaruka vuba kumureba, nta kindi bamusobanuriye. Bafashe inzira basubira ibwami, buri wese agenda acecetse, ariko umutima wa Tia wari usigaye inyuma, aho Zavashi yari aryamye hagati y'icyizere n'ubwoba. Yasaga nk'aho agiye nta mutima afite, umutima usigaye kuri Zavashi gusa. Uwo mukire ubusanzwe yitwaga Ruma, yari umwe mu bantu bakomeye bari batuye hafi y'iyo misozi. Ntiyari umutware w'ibwami, ariko yari afite ubutunzi bushingiye ku matungo menshi n'ubutaka bunini. Yari umugabo w'umunyabwenge utavuga menshi, ukunda akazi no kwibera ahantu hatuje kurusha kuba hari urusaku rw'abantu benshi. Yari afite umuryango usanzwe, umugore we yitwa Raza, ari umunyamurava, yita ku rugo rwe n'abakozi be, ndetse bakagira n'abana babiri bato, umuhungu n'umukobwa, batari bakageza mu myaka yo gukora imirimo ikomeye. Urugo rwabo n'ubundi rwari ruri hafi y'aho amatungo aragirirwaga, rufite inzu nini y'ibanze n'izindi nto zabagamo abakozi n'ibikoresho ku ruhande. Gusa aho ngaho iwe mu rugo neza aho yararaga hari harimo intera ihagije ugereranyije n'abakozi n'amatungo bararaga. Zavashi niho yabaga. Yacyuraga amatungo akayageza muri urwo rugo akaruhukira, akagira akazu gato ko ku ruhande aho yararaga wenyine. Ntiyari umushumba umwe rukumbi waragiraga, ariko yari uwa mbere mu bizewe. Hari n'abandi bashumba bamufashaga rimwe na rimwe, cyane cyane mu gihe cy'imirimo myinshi, gusa bo akenshi babaga ari mu yindi mirimo ijyanye no guhinga, gusarura n'ibindi bikorwa by'aho ngaho. Ruma ntiyarazi byinshi ku mateka ya Zavashi, ariko yamwubahaga kubera umurava n'ubunyangamugayo bwe. Niyo mpamvu igihe yumvaga ko uwo musore ashobora kuba afite aho ahuriye n'abantu bo mu bwami, ndetse akaba ashobora no kuba ari guhigwa ngo yicwe, byatangiye kumutera impungenge n'amatsiko icyarimwe.
Mu nzira isubira ubwami ho Tia ntiyashoboye kwifata, amarira yatangiye kumanuka ku matama bucece. Yiyegamije musaza we amusaba ko Vashi yakwimurirwa mu ngoro akavurirwa ibwami aho abaganga b'abahanga bamwitaho kurushaho. Ibyo bivuga nk'umuntu utakibasha gutekereza ku kindi kintu, umutima wuzuye agahinda n'urukundo ataragishoboye guhisha. Ibitekerezo bye, mu mutima we, ubwenge bwe, byose byari byibereye kuri Vashi. Kin wari uzi ko umukobwa ari uwa Dasi kari we azamushyingira, yamuteze amatwi yamwereka ko bari kumwe kandi ko amushyigikiye. Yaratekereje yumva ko kumujyana ibwami byaba ari amahirwe akomeye yo kumwegereza ndetse bikamuha n'uburyo bworoshye bwo kumukorera icyo yifuza bitagoranye. Yari yarakariye cyane Bari kuko atari yabashije kumwica, ariko yumva ari bumubabarire kuko noneho Tia yaramwumviye igitekerezo cyo kumwiyegereza. Ntabwo Tia yari azi ko amuhaye agatekerezo, ariko ubwo ngubwo nyine yaramaze kubikora. Nyuma yo gutekereza gato yarabyemeye, ariko abaza Tia niba banatekereza ko ari buze kubibwira umwami kuko byanga bikunda yagombaga kubimenya akamenya ko hari umuntu bahazanye. Tia yahise amusubiza adatinze ko ibyo bintu ari kuvuga bitamubuza icyo yifuza. Yamubwiye ko umwami bitamureba cyane kuko no mu ngoro hari abandi bantu bahavurirwa, kandi igihe cyose ari kuzabimenyera bari kubimusobanurira ko ari inshuti yabo bahuriye nayo mu misozi igihe bajyagayo kuruhukirayo, babona yagiriwe nabi cyane bagahitamo kumujyana ibwami ngo avurwe akire. Bageze ibwami buri wese ajya mu bye, ariko Tia umutima wari ukiri kuri Vashi. Kin nawe yarakomeje gutegura umugambi w'ukuntu ari buze guhura Vashi. Mu ijoro Kin ntiyigeze ajya kuruhuka, yagendaga anyuzamo akajya kureba Tia bakaganira, agakomeza izindi gahunda nkaho nta cyabaye, biteguye ko nyine mu gitondo bari buze kujya kureba Vashi. Ndetse kuri ayo manywa bafashe n'abantu bari kuza kubaherekeza bakajya kumuzana mu buryo bwiza. Nimugoroba ntabwo agiye kuryama kare, amaze gutandukana na Tia yahise ajya gushaka Bari amusanga ahantu hitaruye mu ngoro aho nta wundi wabashaga kubumva. Kin yamugaragarije uburakari bwinshi cyane, amubaza impamvu atasohoje icyo yari yamutumye kandi yumvisha ukuntu Vashi yarashwe agasigara ari muzima. Bari yarongeye agerageza kwisobanura, yavuze ko akuze uko ashoboye kose ko yamurashe neza akamubona agwa hasi, yamugera iruhande akabona atakinyeganyega ndetse akamwegera cyane agasanga ameze nk'uwapfuye. Yongeye ati nta musatsi hose nshaka impeta, byo nari nabikubwiye ariko ntasanze atayifite, byatumye nibwira ko wenda haratayambaye uwo munsi. Namujugunye mu mukingo nzi neza ko noneho niba ataranapfa arahita ahuhuka agapfa 100%. Rero niyo mpamvu natanye icyizere ko namaze gusoza neza ibyo mwari mwantumye. Yarisobanuye, ariko amagambo ntiyagize agaciro imbere ya Kin wari wamaze gufata ikindi cyemezo gikomeye. Kin yaramwigira amufatira inkota ku ijosi aramukanda, amubwira ko ibyo bakoze bitararangira. Yamusobanurira ko mu gitondo bari buzane Vashi ibwami kandi ko none hariho ibintu bigomba kurangirira burundu, ko nta makosa nta gusubira inyuma kugomba kongera kubaho. Yaramubwiye ati noneho igihe azaba ari kuvurirwa hano mu ngoro nta mpamvu izongera gutuma unanirwa kumwica. Kin yongeye kumwihanangiriza ashaka no kumukata igikana, ahubwo amukandisha inkota kurushaho nk'ugiye kumwica. Baratangira kubura umwuka, noneho Kin aramubwira ati iyi niyo nshuro ya nyuma. Yaramurekuye amukubita umugeri amubwira mu ijwi riteye ubwoba ati nutabasha kumwica ntuzongera kubona undi mwanya wo kugerageza. Kuva Vashi ageze hano ndaguha iminsi 3, nunanirwa kumwica niho ubwawe uzatakaza ubuzima bwawe, nutamwica nzakwica. Bari yarabyumvise ko atari ukugerageza ahubwo ko ari gusohoza umugambi noneho, kandi koko byari byoroshye kuko ntabwo ari kubura akamwica, niko yibwiraga. Umusore ariko ari mu ngoro ari mu cyumba cy'abarwayi, rero kugenda akamwica ntabwo byari kugorana, uwo ari wese yari kubikora. Mu gitondo cya kare izuba ritararasa neza, Kin na Tia bazindutse bari kumwe n'abarinzi babo ndetse n'abagabo bake bari batoranyije bo gutwara indembe, bajyana n'igare rikorerwa n'ifarashi imwe bari kumuzanamo. Bafashe inzira igana kwa Vashi bihuta, bageze binjira mu cyumba yari arwariyemo basanga Vashi aryamye. Abaganga bari kumwitaho basobanuye ko ubuzima bwe bukiri kure, ariko ko hari amahirwe yo gukira mu gihe abagejejwe ahantu bafite ubuvuzi burushijeho kuba bwiza. Ibyo ngibyo nibyo Tia yahise afatiraho, asaba ko bahita bamujyana ibwami nta gutinda. Kin nawe yahise abwira abarinzi gutegura uko bamutwara neza batamukomerekeje kurushaho. Umukire Ruma ntabwo ari guteraguza, ntabwo ari kuvuga, ntabwo ari guhakanya abana b'ibwami, nawe yari guhera yangira igikomangoma n'igikomangomakazi ko batwara umurwayi kandi bashaka kujya kumuvura, ndetse nta nubwo yarazi isano bafitanye. Iyo natusha agatunga agiye kubabuza bazanye n'abarinzi yashoboraga kureba nabi bakanamukubita. Yariturije ahubwo aravuga ati nibamujyane, n'ubundi yari ari kungora ngiye kumutangaho amafaranga, nibajye kumuvuriza ibwami wenda azakira. Vashi ntiyari agashoboye kuvuga, ariko byose yarabibonaga. Mu gihe bamuteraga bamushyira mu igare nta muntu uzi ko yamitari iri kumwe nawe, ntiyari mu ijosi nk'uko byari bisanzwe, ahubwo yari ikiri muri ka gafuka gato k'uruhu yari yarikoreye ubwe, yagashyize imbere mu ikanzu yo hafi y'umutima. Nta n'umwe yitekerejeho muri ako kanya kuko ibitekerezo bye byose byari biri ku buzima bwe bwari buri hagati y'urupfu n'ubuzima. Bakimara kumushyira mu igare ariko Kin yaratekereje akeka ko impeta bashobora kuyisiga inyuma barebye nabi kuko yabonaga ko atayambaye. Yasabye ko n'imyenda yose bayishyiramo, arababwira ati ibwami azahamara iminsi avurwa, rero azakenera guhindura imyenda. Dore nikanze umwanze kuyimuvanamo irasa nabi yuzuyeho amaraso, ndakeka nagera ibwami abaganga baragerageza bakayimukuramo,
rero nimuzane imyenda tubone iyo guhinduza. Nibyo ibwami ntiyaza kuba ariyo yambara, ariko nimuzane imyenda ye mushyire ku ruhande. Nawe yabashaga kubibona ariko akumva adashoboye kuvuga. Urugendo rwatangiye rugana ibwami. Abari kumwe nabo bose bagendaga bihuta ariko bitonze birinda kumunyeganyeza cyane. Yagendaga hafi ye amureba kenshi, umutima wuzuye n'ubwoba bwo kumubura. Ken nawe yarahacecetse atekereza ukuntu noneho umusore agiye gupfa bikarangira akava mu buzima bwabo, dore ko yaramaze kubwinjiramo kurusha uko yari abyiteze. Bageze ku marembo y'ingoro, Ken na Tia ntibigeze bahagarikwa nk'abandi bose. Abarinzi b'irembo bakibona ko ari abana b'umwami, bakabona n'uwo bari bazanye arembye cyane atwawe mu igare, bahise bakingura batababajije byinshi, kuko abana b'umwami bari bafite uburenganzira bwo kwinjiza uwo bashatse mu gace bari batuyemo aho mu ngoro. Nubwo hari amategeko akomeye agenga ingoro, igice cyabaga kirimo abana b'umwami n'abari hafi yabo cyari gifite ubwigenge runaka, kandi abarwayi cyangwa abakozi babo bashoboraga kwinjizwa byihuse hatabanje kubimenyesha umwami ako kanya. Bityo rero Zavashi yahise yinjizwa mu buryo bwihuse, ajyanwa mu nyubako zari zigenewe ubuvuzi bw'ibanze mu ngoro, abaganga baho bahita batangira kumwitaho. Noneho kuri Ken nta gushidikanya ko ari kugihari, nta kintu na kimwe cyari kigiye kumuhagarika. Yari yamaze kwishyiramo ko ibyo ari gukora byose ari byo byonyine byashobora kurinda ejo hazaza h'ubwami, isezerano rye n'izina rye. Uwo mwanya we ntiyagumye mu cyumba, yasize Tia amwicaye iruhande wajya kuvugana na Bari. Ntibavuganye amagambo menshi, amabwiriza yarasobanutse kurusha mbere hose. Icyari gisigaye ni ko ari ugutegura, ahubwo ko ari ukwica, gushyira mu bikorwa, kandi akamwica mu buryo bwari gutuma buri wese yumva ko igikomere aricyo cyamuhitanye. Nta kosa ryari ryemewe kubaho noneho. Kugira ngo Bari ataza no gushidikanya, Ken yamukubise urushyi ndetse anamukata ku kuboko, amaraso arava. Aramubwira ati, ntajye kugusogongeza, ndibuze kukwica. Nguhaye iminsi 2 gusa mbone Zavashi yapfuye. Iri joro cyangwa irikurikira bigomba kurangira. Nizere ko tugeranye ku musozo w'iki gice cya 4. Nk'ibisanzwe sindagenda nagusabye kujya muri comment ngo tubwire uko uri kuyumva. Hari abantu bavuga ngo ntabwo dusoma comment, ariko zose turazisoma, yewe nyinshi tukazisubiza. Ese waba uri kwibaza uko bizagenda? Jya muri comment utubwire. Naho ku munsi w'ejo muzabe mwiteguye ku isaha nk'iyi. Igice gikurikira kizabageraho. Bye, dusubire.